Shalom, 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 mushuti bakundwa, shalom bavandimwe muri mwese, Yesu Kristo mu cyo byose nabana natwe. Tongeye gushima Imana ko tongeye kwa tukibazima, tongeye gushima Imana ko Imana ikiturinze kandi kiduhagaritse ubuntu bwayo. Imana yacu ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Nkuko mubizi muri Yesu Kristo ibihe byose, ikiganiro cyacu ku cyumweru tumaze bisi yatugibana n'utubazo ariko turi mu murimo. Ariko igihe kigereyeho dushima Imana byose bikagenda neza. Amina, haleluya, kuko ni Imana yacu yuzuye imbabazi kandi gitugira neza ibihe byose. Nikadu no munsi ikiganiro cyacu ngiye gishaka kuwa mbere, gishaka kuboneka kuwa kabiri, kuya kirangije kujya cya uploadinga, ariko byose ubuntu bwacu Imana aho biri hose Imana igidufasha. Tumaze bisi turi mu bya Pasika mu minsi ishize, twaraganiriye tuganira byinshi, twaganiriye ku kintu bita kwerekeza ubwenge ku Mana. No munsi ari ikintu gikomeye dushaka kureba, gikomeye mu mibereho yacu, icyo bita ubwenge iyo maze kwerekeza ku Mana, ibintu byose bibaho uko Imana ibigenza. Ariko hari akaririmbo nshaka ko dusangira k'igiswahili kitwa Mwokozi wetu, komwe k'igiswahili. Ni indirimbo y'Ijana mu ndirimbo za wokovu. Kadufite mwene data ndufashe no ku kajwi kugira ngo bigende neza. Imana ibaho umugisha muri mwese kandi turyoherwe turyohane twese hamwe. Hallelujah. Yes. Mwokozi wetu anatupa furaha dunia, atuongoza kwa neema na anatushimisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 amen. Tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. Haleluya, 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 ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, haleluya, haleluya. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, 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 ikiwa giza mara nyingi na jua likifika, na tukijaribiwa huku twajua ni kwamba mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala
tusisumbuke tena chakula walayo, maana vyote twavipata kwa neema yake. Njia ni njia, ni yote atuongoza, ichukua mizigo yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Njia ni yote atuongoza, ichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amen. Ikiwa vema huku chini tutegemeaye, furaha gani uko juu kukuona uso wake. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 nukuri tuzanezerwa dashira. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya. Zaneza tumaze kubona ubwiza bwe budashira. Haleluya. Amina. Ya murakoze shuti bakundwa, twarimo dusangira ino ndirimbo. Ino ndirimbo ni indirimbo ijyanye n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ariko nashaka kuvuga hano gato kuri kino gitero cha kane, na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Amena. Ibintu byose tugasumbuke n'ibintu byose, kuko ibyo tubona byose tubona kubw'ubuntu bw'Imana yacu. Amina, haleluya. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Mu nzira zose atuyobora, ibibazo duhuriramo byose, umwami wacu Yesu Kristo byose ajya bifata akaturuhurira iyo mitwaro yose tujya duhura nayo, akabana nayo, akaturuhura tukaba mu mahoro. Amina, haleluya. Mana acaga icyubahiro. Gikiwa vema huko chini tugetegemea Yesu. Ni byiza ko hano hasi hano ku isi twose tugira icizere muri Yesu Kristo, tukamwiringira, tukiringira Yesu Kristo wacu ibihe byose. Ibyishimo ni ibyishimo, furaha gani huko juu kuona uso wake. Ni ibyishimo bingana bite hariya mu ijuru kuzabona mu maso he, turi kumwe nawe, tubanye nawe. Amina. Tutayibona furaha tele, tuzabona ibyishimo bitazashira. Imana yacu ihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu ikomeze ibane natwe. Nkuko nayo mbabwire muri kano kaya tumaze bese twabonye isomo ryo kuri Pasika rijyanye no kwerekeza ubwenge ku Mana. Ni indirimbo
nukuri n'indimi gishimisha cyane tujye twerekeza ku Mana iby'isi everything ariko tuba tubikeneye ariko tukerekeza ku Mana byose ko mu gihe duhemuka mubwiriza yaravuze ngo mu gihe duhemuka abazima ibyo dukeneye mu mibereho yacu tugomba kuba tubikeneye turabikeneye kugira tubeho ariko ntitukabihe imitima yacu tubihe ubwenge bwacu kw'ibyo ubwenge nikigomba kujya ku Mana Imana idufashe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro nkuko nababwira muri kano kanya gashize uno munsi tugiye kuganira ku muvandimwe cyangwa se inshuti yacu ukuntu Yesu yikorera imitwaro yacu aho nabaje gutera iyo ndirimbo ko tuyiganireho tuyumve uko bimeze nicyo tugiye kubona kuno munsi amina haleluya Imana yahabwe icyubahiro tugiye kureba umuntu yacunguwe cyangwa se umuntu yatashe ijuru kubwo kwerekeza ubwenge ku Mana gusa amina haleluya umuntu watashe ijuru amina umuntu mwumve bene data umuntu watashe yagiye kureba ubwiza bw'Imana kandi kure uso wa Yesu yabonye ubwiza yabonye mu maso ha Yesu kandi atigeze ajya mu rusengero kandi atigeze asengerwa na pasiteri mwarimu se cyangwa ndi atigeze yigishwa ahubwo ari umuntu akora ibyaha ariko kumenya ku munota wa nyuma niyo mpamvu ajya avuga ngo na nyuma ya zero irakora amina haleluya yatabaye ku munota wa nyuma ataha ijuru ku munota wa nyuma Imana yacu ihabwe icyubahiro reka dusome muri Mariko ibice 15 muri Mariko ibice 15 turebe ku murongo waho turebe Mariko 15 umurongo waho wa reka dutangire hano ariko katangira kuri 25 ibice 15 kuri 25 24 amen reka dusome mu izina rya Yesu Kristo amen baramubamba bagabana imyenda ye bayifindiye ngo umuntu amenye uwo ari we utware bamubambye ku isaha 3 urwandiko rw'ikirego rwandikwa hejuru ye ngo umwami w'abayuda bamubambana n'abambuzi babiri umwe iburyo bwe n'undi ibumoso nibwo ibyanditso byasohoye ngo yabambanywe n'abanyabyaha amina aha rero shaka tuvuga ku murongo wa 27 na 28 Imana yacu ihabwe icyubahiro hano tuhareba Yesu Kristo urugendo rwose turaruzi rw'ubutabazi adutabara arokora umwana w'umuntu ariko shaka tuvuga hano amaze kugera igorogota amaze no kubambwa amaze kugera ku musaraba amina haleluya ku murongo wa 27 bamubambana n'abambuzi babiri amen abambuzi babiri bari abantu bakora ibyaha byinshi cyane muri cya gihugu barambura bakica muraza umuntu yiba mwarabanye makambi se abantu babaye makambi murabizi amasasu avuga mu nkambi no kwica barica buryo umuntu aje kwiba nijoro no kwica abagomba kwica kuko abakwitanga bati ntibanyitanga baranyica nabona bigenze neza navuga akakwica amen bariba barabambuzi bakora ibintu bibi bikomeye ariko igihe kigeze urazi ko cyageze kubamba batanga igihe cya Pasika yijya biriya bihe abantu bakoze amabi bakababamba murazi ari hejuru baje gusoma ari hejuru ariko ba Pilato bagira gute ati murekure ati mufungure bya bisambo wabambwe abambwe amina haleluya umva abantu banze umuntu kandi ibyo n'ibintu dusanzwe tumenye mu buzima tubifitemo experience ahantu ubuzima abantu bakakwanga bakagutotereza ibyo bashatse aha nabo ababambuzi ariko babambana na Yesu nta muntu mwani ujya yatanga wenyine ngagende wenyine bamubambana n'abambuzi babiri umwe iburyo bwe n'undi ibumoso Yesu ari ku musaraba igisambo kimwe kijya iburyo ikindi kijya ibumoso usomye hariya hepfo
abavuga ngo nibwo ibyanditse byasohoye ngo yabambanywe n'abanyabyaha. Amen. Bashatse kumva babafata ibyo bisambo baza kubambana nawe kugira bamushe mu banyabyaha. Amen, haleluya. Bari abantu bari abatware cyangwa se bari abatambyi batemeraga ibyo Kristo akora, bari bafite umugambi ugira bakora iki, bamwice bamuvane bava ngo arwanya, atuma ibyabo birwanya kubera we n'umutabazi yari umukiza. Amen, haleluya. Hano ku musaraba rero ngo umusaraba w'igorogota niho twakirijwe. Hari indirimbo zivuga uko ijambo ry'Imana rivuga uko niho twakirijwe, niho twakirijwe. N'ibintu byose byagaragariye ko amaraso ya Kristo badukisa. Twabonye amaraso igihe icumu mu rubavu, amaraso yavuyemo umusikari yararwaye ijisho, yahamye ijisho rimwe, amaraso agoyemo ijisho rirakira. Habonekeye ubutabazi bwinshi gukiza indwara, kujyana abantu bari ibyaha ku kanya. Igihe cyose bajya ngo na nyuma yaze irakora, Imana yacu na nyuma yaze irakora. Na Yesu yakoze ibintu bikomeye kiriya gihe, kandi ari minota ya nyuma yo gusohoza ubutumwa bwe. Amen, haleluya. Noneho ibi bisambo bibiri bene data, ibisambo bibiri byageze aho abantu barimo basakuza, barasakuza, ngo n'umwami w'abayuda, urwandiko rwagiye ngo uyu n'umwami w'abayuda yibambure agiye iki. None bya bisambo haza kubona makomwe kubera yumva abantu bavuga ngo ibyo yakoze, nabo barabyumva ko bari muri iriya migi, baratembera byo gucya Israeli, bakumva ibikoreka, kandi nabo baramwumva uwo mwami. None kimwe kivamo ngo nibura umwami. Amen, haleluya, wakwikijije natwe ukadukiza. Mwumve bene data, mwumve ubwenge bw'umwana w'umuntu iyo buyobye. We ntazi ko yakoze ibyaha, ashaka gukira kubw'ibyaha, ariko gutegeka ngo ni wikize, ngo natwe udukize. Murumva igitangaza. Ubwo n'ubwenge buba buyobye. Ahubwo yavuga ati mwami, kumva ibyo yakoze akamenya agomba gusaba, aho agomba kwerekeza ubwenge bwe. Ariko ubwenge bwe abwerekeza kuri abatware bari aho ngaho, barimo bashinja umwami ngo niyibambure, ngo niba ari umwami w'abami niyivane ku musaraba, niba ngakiza ngo nabikore. Ariko yarazi inshingano ze, azi n'igihe agomba kuzisohoreza. Amen, haleluya. Ariko igitangaje bene data, uwo dushaka kuvugaho muri bino bisambo bibiri, kimwe cyavuyemo kigeze ku minota ya nyuma, amasegonda, iminota ya nyuma rwose. Ariko uko kubaho, uko yumva amagambo avugwa aho ngaho, barimo bavuga bahogera umwami, ibyo yumva bavuga, agashaho n'ibyo yagiye yumva mw'iyo migi yagiye agenda muri Israeli, azenguka za Nazareti, zahe arabyumva, aravuga atari ku uyu muntu ari special, uyu muntu ari special, nakoze ibyaha byinshi, ariko imizengurukire ye ntabwo nigeze numva ahantu yakoze ibyaha, ahubwo nagiye numva umyitekerereze ye, nagiye numva yakoze ibitangaza, yakije abarwayi, yagaburiye abantu 5,000, ashyira ubwenge ku gihe, atangira asubiza ubwenge guhera mwumva, aramenya ati mwami. We ahitavuga ati mwami. Amina. Umva ubwenge umaze kwerekeza ku Mana, ubwenge umaze kwerekeza ku Mana. Amina, haleluya. Avuga ati mwami, jyeweho mbambiwe ibyo nakoze. Amen. Jyewe mbambiwe ibyo nakoze. Wumve, ntiyigeze abwirizwa, nta mupasiteri yamubwirije, nta torero yinjiyemo, ahubwo ku bwenge, icyo bita ubwenge bwa bwenge tumaze iminsi tuvuga, kwerekeza ubwenge he ku Mana, icyo bibyara inyungu zabyo. Igisambo kimwe cyarahombye, kuterekeza ubwenge ku Mana bizana igihombo, ariko kwerekeje ubwenge ku Mana bizana inyungu. Twabonye ko burya nta kintu kibaho kitagira igihombo ngo higire n'inyungu. Amina, haleluya. Abacuruza barabizi, iyo ucuruza uramenya ko ushaka guhomba cyangwa ushaka kunguka. Amina. None iki gisambo cyo cyerekeza ubwenge ku Mana, gitangira gutekereza, kiratekereza. Amina, haleluya. Bati mwami, jyewe mbambiwe ibyo nakoze, ariko wowe uri umwera, urera pe, nta cyaha wakoze, none bakutubambye hagati yacu, turabambuza. Imana yacu ishimwe. Mwumva umuntu yajyanye ubwenge ku Mana uko bigenda. Amina, haleluya.
ngo igisambo ngo gitakirabira ngo mwami mwami ngumva ngo nugera mu bwami bwawe, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yisabira imbabazi kubera ubwenge bwamaze kujya ku Mana. Amina, haleluya. Kubera ubwenge bwamaze kujya ku Mana, yisabira imbabazi bati mwami mwami mwami, ngo kuri wa munsi nujya mu bwami bwawe uzanyibuke. Amina, uzanyibuke amenya ko ari umwami. Amina, haleluya. Ariko ibyo bintu babyo umva umuntu ari kumusaba yakoze ibyaha, nta toro yagiyemo, ntiyigeze abwirizwa, nta na kimwe, ariko ngahita aramenya ati uyu mwami atigeze akora icyaha, kubera ko abambanywe natwe abanyabyaha twe twishe, twasawe ibintu by'abantu, twakoze amahano menshi, ariko arabimenya. Ubwenge babanza kujya ku Mana. Ibyo wanyuramo byose uko byabingana kose, niho Imana yatanze isezerano ngo naho ibyaha byawe byaba bitukura tuku nzabyeza bise na sheregi. Amina, haleluya. Na kiriya gisambo cyamenye aho kigomba kwerekeza ubwenge. Amina, kimwe aho kigomba kwerekeza ubwenge ku Mana. Ati kuri wa munsi uzanyibuke mu bwami bwawe. Kuko we ntiyigeze yigishwa, nta kintu yarazi. Yumva ko ari ibintu bizaza mu nzagihe. Amina, yumva ko ari ibintu bizaza mu nzagihe, ariko ntiyamenya ko ari kuvugana n'umwami w'abami, ari kuvugana na nyiringanje, ari kuvugana na nyiringoma. Amina. Yesu ngo aramuhindukira, agahita aramuhindukira, umva aramubwira ngo nukuri uyu munsi. Amina. Uyu munsi Mana yacu ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo uyu munsi turi kumwe muri paradizo. Yesu ashimwe cyane. Igisambo gitaha ijuru, we yari yasabye ngo kuri wa munsi ngo uzanyibuke mu bwami bwa, uzanyibuke. We yarazi ko ari mu gihe cy'inzagihe. Yesu avuga ati reka ntabwo ari inzagihe, ahubwo ni uyu munsi turi kumwe muri paradizo. Amina, haleluya. Umva inyungu yo kwerekeza ubwenge ku Mana. Ubwenge tubwerekeje ku Mana, umva inyungu zabyo. Yesu arambwira ati uyu munsi ntabwo ari ejo bundi, ntabwo ari mu bihe bizaza. Uyu munsi turi kumwe muri paradizo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Arambwira ati uyu munsi turi kumwe muri paradizo. Bene data, iyo ni inyungu ikomeye yo kumenya kwerekeza ubwenge ku Mana. Icyo n'umuntu yatashe ijuru. Tuzi Eliya, tuzi na Enoki. Amen. Ariko n'uwo yatashe ijuru, nubwo yapfuye agapfira ku musaraba, ko yarapfuye, ariko yatashe ijuru uwo munsi, kuko yamenye kwerekeza ubwenge ku Mana. Itasaba imbabazi ati mwami uzanyibuke kuri wa munsi. Yesu ati no, ntabwo nzakwibuka, ahubwo kubwo guca bugufi kwawe ukamenya icyo wakoze, ukamenya n'uwo ndiwe, ukawonyerekejeho ubwenge. Imana atubwiye ngo nunyerekeza ku bwenge bwawe ukumva ko ari ibyo ushoboye, nzakubera muri byose, nzagukorera ibikomeye, nzagukorera ibitangaje n'abana abantu bumirwa. Yesu aramubwira, amushyiramo ibyiringo, amuremo ibyiringo ati no, ntabwo ari wa munsi, ahubwo right now, uyu munsi turi kumwe muri paradizo. Bene data rero, iryo jambo ndashaka ngo tusangira uno munsi. Niyo mpamvu natwanije iriya ndirimbo, ni furaha kuzabona mu maso ha Yesu, kuko atwikorera ibyacu byose, imizigo yetu, ibyacu byose bitunanije, ibintu byose arabyikorera iyo tumuhaye umwanya twumvikizaho ubwenge, tukumva ko ari bushoboye. Bene data rero, reka nifuze kuba ari wese duhura na byinshi muri ino si, yewe mu gihe tugihumeka uyu mwuka w'abazima, turacyari kumwe nabyo. Imijugujugu ni myinshi,
turacyamazamuka imisozi iri mu mishubi, irimo amahwase, irimo ibitsitaza byinshi, ariko iteka uko byagenda kose twerekeza ubwenge kuhoraho Imana. Yesu Kristo arahari, adupfiriye, azadutabara, n'umutabazi agomba kudutabara right now. Reka tujye tumenya gusaba nka kiriya gisambo cyatashije urukiri ku musaraba, kizi ngo nejo cyangwa ejo bundi, ariko Yesu agati uyu munsi natwe tujye tugira ibyiringiro ko uyu munsi uwo tugezeho ikihura nacyo uyu munsi Yesu aragitsinzura mu izina rya Yesu. Mbifurije amahoro, mbifurije amahoro muri mwese, mbifurije amahoro aho muri mu byanyu, mu buzise, mu byo murimo byose. Bihesha Imana icyubahiro, Imana yacu bamugisha kandi komeze bagire neza. Iryo ni ijambo nagira ko tuganira kuno munsi, mwese aryumvishe. Imana bamugisha kandi komeze dusangire ibyiza, dukomeze duhugurane, nta muhanga w'ibintu. Nkoze kino kintu tunkora nujya tungurana ubwenge, kuko nanjye hagira wa telefone cyakanyandikira akanyungura ubwenge bene data mu ibintu by'ijambo ry'Imana no kungurana ubwenge, nta muhanga. Nawe muravuga ngo iby'abahanga bihindura iby'abaswa, atazagwirata ubwenge bwe. Amen. Tujye duhugurana, tukora ikintu cyo guhugurana, tukibukiranya, none tugafata ijambo ry'Imana Bibiliya tugasoma kugira tubashe kugira icyo tumenya mu by'Imana. Imana bamugisha rero kandi komeze bagire neza, ko tuzajya mu cyumweru gitaha. Shalom shalom.